hanyuma se ukomeje kandi wafashe menshi ariko twakomeje kuvuga ko ari umwana wo mu bakire kakiri igiti ngo numva kanyunda kunyunyuza utwo twiso twawe inka y'amayenzi ubwo amaso yanjye narabaye umunyunyuzi uraje urambwira ko iminwa yanjye iryoshye nk'iya mushiki wawe kanywe nsobya cucutse uzwo ndirigende muri iyi karitsiye ushagiye ngo bamenye ko nk'ikigage erega ntabwo ari njye babibabwira babibwirwa n'izo mvuzo ziri mu menyo yawe uzabivugira mu nda y'isi ariko nk'uko nabikubwiye bwana iryo seti kajya ibyatsi byinshi noneho subira yirera kahe kanyu ntunyinisha nako urantwara iki se ko nagutsinze nagukubita inguma y'amenyo yasumbane nk'inanga bari gucuranga subhana wa ta'ala shitani se umva tubyoroshye urabizi abana bo mu bakire mukunda kugira imijinya kandi igihe kudaha gutya ntabwo nifashije ubundi twaje gukina ntabwo twaje muri bagisi nyine iyo bibaye ngombwa arazo ziza oya reka tubikuramo pabipu komeza ubisobe cyane ndabigira subi turashaka ko tubigenze gutya turashaka ko seti ibyo bwana nyine nari mbikwiriye nk'umwana wo mu bakire rero nagukwiriye wakishindirira kajunde kamasa wowe tukayasangira amabyibu akanya uzi ko hano ari mu rugo ariko buriya rero ntabwo twakagombye gushwana rwose urabizi ko n'amakarita ari njye wayakwigishije ibintu byo gutwara ntabwo byakajemo reka wowe ubundi nk'umwana wo mu bakire uba ugomba kumera neza ahubwo ni wowe akamenya umuntu agutoza amakarita nkaho wakamenya ahubwo ukamutuka ngaho reka dukina ntari dukina itonde gato amategeko n'amabwiriza birakurikizwa kandi icyitonderwa kandi iryo seti ni ugutanga ikarita imwe imwe urya agatwara igiceri nyine nabyumvisha ariko ikigo twatangiye umukino kandi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa urafatizana hanyuma se ukomeje kandi wafashe menshi ariko twakomeje kuvuga ko ari umwana wo mu bakire kakiri igiti ngo numva kanyunda kunyunyuza utwo twiso twawe inka y'amayenzi ubwo amaso yanjye narabaye umunyunyuzi uraje urambwira ko iminwa yanjye iryoshye nk'iya mushiki wawe kanyunguta iminwa y'imwe iyo n'indisije turi bwaganireho nyuma y'uyu mukino w'amakarita iminwa ya mushiki wanjye sirayinyunguta n'ibombo nyine sininyungu gusa narayitegereje mbona iriya minwa iraryoshye iryo rero ryo kwitegereza iminwa ya mushiki wanjye ukumva iraryoshye naryo harize uri uzamwirangorera ngo nza uzamwishakira nyine azashakwa n'abandi bagabo batitwa kanyusi ibyo ni ibi kanyusi amu king njyewe ubundi uko ndi umwana ubona amafaranga ngenda nzashaka inyadepo ubundi igihe baca dipo bariya baketi bashabe bose nzabashaka mbazane mu rugo nuko bazaba barabaye abakecuru ariko abana babo niba nzazana uva kuri mushiki wawe uriya se niki uzarorere nyine warutozo kandi urekere kunyibagiza ko biriya biciro utabiriye shawa rwanda wagenda ubwira isagu y'ibindi biceri n'ubundi mwaragaze ngo muri imigage nyine mu kinyarwanda gisanzwe nshatse kubabwira ko muri abakire ariko ubundi utu duceri tunekeye nkagenda nkatuguramo inyanya n'uturagara nkitekera agasosi ni ukuri kw'Imana ntacyo byaba bitwaye pe waba undemeye kandi kukundemera byazakugirira umugisha n'amahirwe menshi cyane shaho umugisha utakwiye kuri so na nyokuje kuwukura kuri yaranye ariko uyu munsi basi wenda nawe gukuraho subiza mwiyerwe mu isabo rero njye sindi umugisha ndi umwaka uri umwaka usuriye ipusi sindi ipusi ahubwo njye ndayirenze ariko rwose ni ukuri tuvugishije ukuri urabona ko uri umwana mwiza wo mu bakire nta bugugu ugira uri umuntu mwiza ufite agafesi keza iwanyu bakwitaho ariko nkanjye urabizi mva mu buzima bugoye kugira ngo n'icyo kurya biba bigoye ni ukuri kw'Imana ushatse ibyo biceri wabima nkavuga ati rwose umwana wo mu bakire nanjye yarandemeye nanjye nkagenda avuga ati rwose umwana wo kwa Bill Gates yarandemeye reka barakubeshya tugomba hano gukina amafaranga tukayakinira yose neza nawe udwibya ndi ngo yatwaye menshi reka umva oke none reka ngwereke reka ngukiniremo imiyaga ku buryo wenda yose duhita tuyashyiraho icyarimwe twarangiza uyarya yose akayatwara ntabyo kwibana bijemo ubundi se rero nakwibye wari wanyibye nyine hanyuma se ndacanga wowe utareba wese wamereje ijana wowe utwara 500 atari uko wanyibye reka ntibyega nkwereke ko ukiri umwana mu mukino wese tuyashyizeho yashiyeho tongera kubisharika nabonye wagira ngo iwanyu mufite uburozi. Oh my god.
reka nyusinjire mbega ngo uyu munsi ndaginjanga shandagira usize iyo ni imigenzo y'iwanyu se nawe ukoresha iwawe wayibura wavuga ku babyeyi b'abanyarwanda se ugasa gutya wasanga warariye igisimbo cy'umweru kanyo nakubwiye ngo wibuke ko hano ari mu rugo okay ndabyibutse ngo nawe ushyira amakarita yawe hasi turabaho indarinde nyine wandiye ndabyumva mfite seti baba tuza wowe none uremera ko nakuriye nyine wandiye wararugenda ugiye papa waguhereza andi mafaranga kanze njye kuyazana How do we have this? Now tell us about this is what you want to use your life for. ariko se sha none usaranyambuye aho nubera ikigo ginyine none se papa ni ngewe ngaho na papa na mwana mwese muri bamwe hano nagira ngo dutandukanyirize nyine umwe ashaje bya nyabyo none ushaje ukiri muto ngasaza imburagihe nyine ibyo nibyo ndakubwira byakubayeho ibiki byambayeho urashaje neza neza utwo abantu mwakuriye rimwe bagiye Dubai nanjye ibyo nibyo ndimo narabihagurukiye ubu ngubu mfite umushinga wo gukina amakarita njye ntabwo nzaba hariya za Dubai muri Canada ibyo nzajya USA imyoru uri kumva ubu ndakwigisha gukina amakarita ku buryo nimba dukinye ukanya ndaguhereza amafaranga nawe twakine nka kuri urayamereza ariko ngiye cyane cyane nkunda kukurya kuko hari igihe uzubara nkagukubita no kwitayeho naba nawe warawubonye umushinga ashaka gukina amakarita wose ubonye no kwirirwa nk'ibiganje kamwe nsobya cucitse uzwo ndirigende muri iyi karitsiye ushagiye ngo bamenye ko nk'ikigage erega ntabwo ari njye babibabwira babibwirwa n'izo mvuso ziri mu menyo yawe ibyo tubyihorere nyigisha uwo mukino w'amakarita sera uragira ngo se biragoye kugira ngo nkwigishe bisaba kubanza ufite amafaranga ku buryo tuzajya dusheta narangiza nkakurya nawe ukandi nibwo utangira kumenya neza bitakugoye amafaranga angahe se amafaranga yo ntabwo wavuga turavugana umubare turi bushyiraho ku buryo ndi bukurye cyangwa ukandya nkakwigisha ukanyigisha cyari rwose kuko turakina ubundi se akomeze nk'urusimbi reka ntabwo ari urutsimbi ariko byenda kumera nka ariko se wagakweta umuntu yinjira muri bizinesi asheta amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ntabwo wari wabyumvisha ngo usubiriremo ubu amafaranga ya mbere ngiye kubanza kugwa nawe kubanza kunyigisha nangahe 100 byonyine cyane rwose urakoze cyane rwose tangira bwana urayizi bwana wapi nose ngiye kukwishyura amafaranga y'ibyo bintu ugiye kunyigisha ariko mbizi okay bwana dore ngiye aho ngaho ndi kubyumva imfura igenda nka sesha ubu washaka kuntuburira urashaka kwiga ntabwo ushaka ubu ngubu agahimbaza musyo wamaje kukama mu ntoki nta kibazo ibyo rero nubigendere ubwo bugufiya nta busongosora nka kugira agasongo ndasonga mu ifi y'ubugari ibyo nabyo mfite ubushobozi bwo kubigukora ku isi rero karuta kandi karakamira kandi igihe ngurusha amafaranga wagikenewe si ugukina amakarita gusuze no kubyimbya umutwe ariko ubundi uwo mutwe mbyimbye si uwanyu ibyo tubireke ngaho nyigisha none sinakwigisha utanyishyuye sinakwishyuye se ariyo yaraye isomo rya mbere ngo nyishyura nayo irya kabiri ari ryo somo rya kabiri nangahe yo nayo ni 100 100 ko numva yose biri kuhurira mora birahuriramo kuko njye ntabwo njya mena bere ngahe aha ni fresh koma no kureba iraruguru kureba y'ibiki hasi njye umva ngomba kureba kuko amaso ushaka kunjijisha nyigisha komeza ubundi amakarita bari 36 ndetse aba ari 36 uranyisha kamwe ku kandi kugira mbifate cyane rwose 36 ikikubwira rero ko umugenzi wawe yagutsinze nuko aya makarita yose tuba turi kuraba aba yahashize komerezaho rero ndacyabyumva hanyuma ibyo bihuriranyemo rero n'isomo rya kabiri isomo rya gatatu ishyura kishurwa amahembe akuba icyana cyagakweto kirasorara ariko umuntu imvira abanyarwanda ubwo rero utangiye kubona umushinga wanjye uri kwinjiza ngo reka nze nangire musoreshe nka uri Rwanda Revenue ubwo rero nimba udasora buyo naguhaye ugurana migaho ntabwo wase wayakore nose kanye gutangiye kurinya tukiri mu majonjora nidutangira gukina ntabwo uri bunzengereze kwe nidutangira gukina nibwo biba byoroshye kuko turajya dukina nutsinda muhereze senkani nanjye ningutsinda umuhereze izo senkani ubwo rero urumva ko hari inyungu ubwo ndagutsinda n'ukuntu mva nuza amakarita cyane nk'aho wayonse mu irere rya mama wawe humura nzajya ngufasha gukina ndari no kwigisha uburyo uzajya ubwira abantu ahubwo tugenda twicara hariya bikwereke neza tugende
wibuke ko amategeko n'amabwiriza hano bikurikizwa. Hano ndakurya umpereze, nundya nanjye nkuhereze. Ndakeka twabyumvikanye. Wowe canga nta kibazo. Kandi none bwari gaseti. Bwani gaseti? Nari bicanga. Twagiye stapeti. Hajya mbwiye ngo ni senkani? Wareka tugasheta 5 sazi. 5 ni. Ko numva ndi kwiyaminiyamo gake gake. Nari bizishireho. Yazana. Urafite 5 urayabara tubanze tushete. Boya banducange, we banducange. We banducanga shanda kuzo tanubure wo buyabitse. Shyira amafaranga ariko cyangwa nigende. Nta kibazo canga nuyakoreho. Kature ko yuzuye. Amafaranga ruzuye ni se. Canga. Okay, twagiye washarukara nkukubite. Urara kunyibye. Kanda amaso. Naravumba umuryango wanyu n'abateka mutwe canga. Erega kabigasa ko nkakeza. Rero mana tubarusha ubwenge mugatangira ngo n'ubuteka mutwe bwahe. Wanyore n'umurarangiza kaminuza. Ibyo rero nibyo ndi kwanga byo guterana amagambo. Wacanze cyane mba wacanga kiwe mu mutwe ukabimbwiye. Okay, nari bitwagiye. Shana kuriye pe. Fite wayine. Yeah. Ndakuriye shapeti ahubwo niwe ufite andi yasireho. Ngira kirandi wongera undgese. Reka ushobora kundya cyangwa nje nkakurya urabona sitatangiye kumenya ukuntu umukino ugenda. Shaho yakanyuse nakongera gusheta nabona umukino w'abateka mutwe ahubwo nsubiza yanjye. Ndasiga imiyenzi mu maso tujya gutangira ntabwo nakubwiye ko amategeko n'amabwiriza bikurikizwa. Reka nze nk'uhandi. Kabisa. Farangara. Samufa ushaka? Nayashaka. Move out of this house. I will catch you. Ariko cyane Ibyo zabivugira mu nda y'isi.